Hariho ibikomere by'abantu babana nabyo batabizi, bikaba ari byo bihinduka isoko ry'imibereho mibi, urwango cyangwa uburwayi bwo mu mutima. Reka nkwereke ibyo bikomere. Tugiye gukora ibikomere nka 5 by'ingenzi, wumve uraza gukora isuzuma, wisuzume wumve niba hari igikomere kiri muri ibi ubana nacyo. Igikomere cya mbere kiba mu mutwe utabizi. Igikomere cyo kudakundwa, umuntu akumva atigeze yemerwa cyangwa yakundwa uko ari, bikamuhinduramo kwanga abandi cyangwa kwiyanga ubwe. Igikomere cya kabiri, igikomere cy'isoni no gusuzugurwa. Igihe umuntu yigeze gusuzugurwa cyangwa gusohorerwaho n'isoni akiri muto, bikamugira isoni nyinshi mu buzima bwose. Igikomere cya gatatu, igikomere cyo kutizerwa. Umuntu wabeshywe cyangwa cyo bita was betrayed cyangwa wagambaniwe ashobora kuba akurikirwa n'igikomere cyo kutizerana. Cya kane, igikomere cy'ivangura cyangwa ikimenyane. Igihe umuntu yabayeho asa n'uwigijwe inyuma, bigatuma yumva ko atagira agaciro. Icya gatanu, igikomere cy'ubwoba bw'urupfu n'ubuzima. Abantu benshi babana n'icyoba cyo gupfa cyangwa gutakaza ababo, ariko ntibabyiyumvishe neza. Sibyo? Uko umuntu atabimenya. Akenshi ibi bikomere bihisha mu ntekerezo n'umutima, bigasohoka mu buryo umuntu abaho. Gusuzugura abandi, kwirinda kuvuga ibimuri ku mutima, kubaho mu kwikunda cyane cyangwa mu koroha, cyangwa mu guhora yishyiraho agasuzuguro. Abakongwe baravuga bati igikomere kitavuzwe kiba kimeze nk'igitare mu nda, ntabwo kibona izuba ariko gihindura ukuri kose. Uburyo bwo kubimenyera: reba uhora usubira mu bitekerezo bya kera, ibyo nibyo bigaragaza igikomere utarakira. Reba aho ubona abandi bagukora ku mutima cyane, rimwe na rimwe ntibaba bakugiriye nabi, ahubwo barakanda ku gikomere gisanzwe gihari. Reba aho uhora uhangana cyangwa wirinda, ibyo biba bigaragaza ko hari igikomere cyirinda kutongera kubabara. Muri make, ibindi byo kwiga no kuzirikana: igikomere abantu batabizi ni ibibazo byo mu mutima cyangwa ibitekerezo byahishemo amagambo, amaganya y'igihe cyashize, bigakomeza kuyobora uko tubaho nubwo tutabimenya. Sibyo? Murakoze cyane. Reba kimwe muri ibi bikomere waba ubana nacyo, uburyo bwo kubyirinda turaza kubukurikizaho, ariko ubonye ibintu byangiza, ubonye ibyo byangiza, ntago ari byiza kubana n'igikomere cyawe. Ukwiye kukivuga kigasohoka mu mutima, kigakira nk'uko tubibonye. Iyo kirimo imbere kiba kimeze nk'urutare. Murakoze cyane. Hano ni kuri Ubaka TV, igiti cy'ubwenge, umurungabangabo. Mukore subscribe, mutange comment ko mubyumva, mukore share. Niba wumva bino bintu bigufasha, niba bikubaka, mvugira yego, dukomeze. Murakoze, bishyire muri comment.